Mukankiko Sylvie. Umutabazi. Ijamakana karamanyama ngagirana kandi karamaguru abekomera ko yamarenga mwewarenga shaka gahinda bageshare Mukankiko Sylvie. Umutabazi. Ijamakana karamanyama ngagirana kandi karamaguru abekomera ko yamarenga mwewarenga shaka gahinda bageshare mwana mushiraru Banyarwandakazi ndabashuje ngarutse kubasuhuza no kubakomeza mbabwira ni mukomere kandi mukomezwe kandi mukomezanye Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi ikomeze ibereke inzira nziza abayobye abaciye mu nzira zitari zo bifurije ko Imana ibereka aho mugomba kunyura abari mu nzira nziza namwe Imana ikomeze ibagenda imbere izabageza aho mwifuza kugera hose abifuza kugira igihugu cyiza ndabifurije kukizakibona abafite nabo imishiha yuko igihugu kibananiye nabo mbifurije ko iyo mishiha Imana yibamara mukagira ubumuntu mukagira ubuzima buzira umuze abari mu gihugu cy'u Rwanda mwebwe namwe ndabakomeje cyane murabizi ni kwa kundi ni pinya nutayityaza uzakubitwa murabizi noneho kandi abari hanze natwe twebwe murabivuga ko dufite amaburaburizo umuntu aba yariye aba yanyweye ahubwo iby'iburayi biba byatumereye nabi byatubanye byinshi byatubyibuhije byagize gute ni ukukomeza rero tukareba ko dushakisha uburyo twashakisha Afurika yacu kuko niho hari ibyo kurya rero impamvu n'abazungu bayirwanira bari bashaka kugira ngo bayituvanemo bayitwarire bagumane uburayi na Afurika ubwo rero banyarwandakazi nagira ngo mbanze mbere yo kubaganiriza reka mbanze mwumvishe kwa kuntu nasanze bene se bahinze aribo bamarana icyamakana karamanyama nkagira n'akandi karamaguru kaze mbe mbaririmbira hagati kugira ngo mbere yuko mbumvisha wamujyama ihuza abanyarwanda babonaga ko ari ngombwa ko bagira ijwi cyane abantu bari bacitse ku icumu bamaze gucika ku icumu rya jenoside yakorewe batangiye abo batindi batangiye gutangira kumyataka bavuga ibintu bimwe ngo naje mu gufatisha ngo Mukankiko muramwiyumviye uwo yitwa Egide Nkuranga aratangira avuga ngo abo batindi yitwa Egide Nkuranga ahagarariye ibuka muri Denmark mambe ku isi yose ati aratangira avuga ngo abo batindi ngo baramwandikiye ngo bambwira ngo aje gufata Mukankiko ubwo rero namwe murabyiyumviye ukuntu umuntu uhagarariye ibuka atangira
atangira atukana yita abantu batindi atanabazi ngo naje gufatisha mu mukanyiko abandi bakanyereza message kuza WhatsApp ngo naje kumwica umugore rumwe yakubwira yuko ugiye uga ibibazo by'ubuzima hari abantu bafite ibibazo by'ubuzima byatewe n'ingaruka za jenoside abana barihiwe uwo rero reka bakuremo ikigega farge cyabafashaga niko banyarwanda reka ze mbibarize uru rugero mbahaye uyu munsi iri tukana ry'abantu biyise abayobozi b'u Rwanda niryo nanze mu kanyiko niryo nanze ndavuga ntibigomba gucika no gutukana bigomba gucika gusuzugurana kwitana abantu bazina atariyo kwitana abantu bazina ibisimba mugafata mukabutiranya n'ibi byose mukure mushaka no murabizi nababwiye ko nyine ngo nabaye wa mugore utukana mukanyiko yabaye wa mugore utukana niko nitwa nabyemeye hagati aha wa mugore utukana ibiganiro byanjye mukarwa mubihererekanya we ngo natukanye nk'uyu Jide se ko atukana mwize mumenya ko yaratukanye mwize mwerekana mwigize mumuvugaho ngo yatukanye ngo yasiba ntabatinde ni ukuvuga ko inkotanyi zemerewe gutukana ariko njyewe abantu ntabyemerewe inkotanyi zikanuka mukaceceka njyewe nazituka nkahinduka umugore utukana arewe umva uru ni urugero ruto cyane mu byo izi nkotanyi zazanye mu gihugu zituka abantu manywa nijoro buri munsi ngaho arimo mbwiye uyu nguyu ngo ni umuyobozi ngo ukomeye cyane ngo uhagarariye ngo ishyirahamwe ngo ryabacitse ku icumu rya jenoside ngo yakorewe abatutsi ngo muri 1994 none se ubu urugero aho abana n'uruhi urugero aho abana ngo bashitse ku icumu n'uruhi arabigisha iki niba ngaje ngo ntukana aravuga ngo aratangira avuga ngo batindi yarangiza yagira nyuma ngo wa mugore utukana ngo ukoresha ibitutsi ubusese ubitangiye ngaho ni munyere mumbwire mujye bumbwiza ukuri nge narabwiye nti nkotanyi zarantutse we aho ntangiriye kuvuga muri 2019 na mbere hose bajya kwanuka nyine kuri Facebook ariko bisanzwe nyine bahabihorera mbabonye ntangiye kwandika no kuvuga amateka yanjye barantuka birenze ukwemera birenze ibihagije birenze kamere muntu bitutishobora gutukana nibyo nababwiye nti ngewe iyo ndi ku rugamba iyo ari ku rugamba strategy nziza ufata intwaro iyo muhanganye none uko mukubitije nuko nakubitishije inkotanyi bitutse naravuze ni hazagira kongera kuntuka karebe murabizi hazagire uwongera kuntuka noneho uyu nguyu yavuga ngo watinda ariko ntashobora kuvuga mu izina ngo avuge ngo umugore mukanye gutukana uzongere nkwereke noneho ngeze gutukana erega nta nubwo ndazana ibitatu by'umugore wafundi ntabwo byari byaza murabizi nabisohora mukafundi ukuntu yatukanaga shaka murakira umugore wafundi yirwaga nabatwa bahariya ku Kayumba umuntu agendaga mu gacurabwenge uvuye iwacu imara ku Kayumba bari batuye Kayumba yari tuye hepfo yaho bari batuye ku kayira haruguru ku kayira noneho haciyemo igishanga noneho hepfo hakaba Kayumba nko muri metero nk'ijana cyangwa se 150 niho batuye nta masambu bagiraga bigaga bagenda bacuruza inkono cyakora basabiriza ibintu zaba basabara byo kurya ibisemeseme n'ibiki byose n'amacebe yo kujya kwirira fundi rero umugore we yabyuhaga mu gitondo ahagaze ku muhanda atuka umuntu wese uciyeho wibashye ukamureba umva ibitutsi yatukaraga naho ndabisohora
nzabisohora ariko nimukomeza no gutukana no gutuka abantu banda rugufi no gutuka abaturage nzabisohora mukanyi muzamureba kandi nzabisohora byose hasoni batindi ururu rw'urugabo ngo ruhogora ribuka ngo ruza gufunguza ibuka muri Danimarike ngo rutangiza ngo batinde ariko se nkuranga gicucu wari uzi ko ibi bintu uvuga Danimarike ifite abasemuzi yewe we wari uzi ko Danimarike ifite abasemuzi bo kumusemura uba wavuze ngo ujye gufungura ibuka warangiza ukaza gutukana mu gihugu cy'abandi harawe umva sha do mwese do harawe ariko murashoboye ariko nkotanyi igihe mwahereye igihugu cyarabananiye kukiyobora ntago kandi byatewe nuko mwaje mwica abantu ntago waza gushaka kuyobora igihugu ngo uhere ruhande wica abantu abaturage kuko kwica ni ibintu bibi cyane ni icyaha kidasaza kandi iyo wiciye umuntu keretse uje ukabica bose ntugiye n'umurokoka kandi bishoboka nta muntu wakwica abantu ngo baramare ngo bikunde hari abantu muri 94 deja duhera ingoro gatatu bahagera Imana bisha abayobozi bazi ko na bapapa bapfuye bapapa bari barihisha ntago bamaze bashaka kwica abayobozi bose babategetsi bose bakabarangiza ntago byakunze hari ababaye babiko bapapa bihisha umva 94 abahutu intera hamwe n'abakomando batoruteremara bari bafite gahunda yo kumara abatutsi bose cyane abo mu cyaro mu byaro barubanda rugufi abatutsi barubanda rugufi gahunda yo kubamara bose hako byashoboka kuko hari abahutu babahishaga mu nzina mu bisenge mu masaka bararokotse ntabwo bapfuye bose ngo bashire ubwo rero n'inkotegerezo zizi ko zigiye kumara abahutu bose arewe ntabwo ushaka kwica abantu ngo bamare ntibishoboka jamais ntabwo byakunda wakwica abantu kabarangiza se mwaje mwica iyo muza mutice cyakora muri n'ibigoryi iyo muza mutice buriya rero kubera ko yawe gahunda muri mwakoze yo kumara abahutu sibyo iyo muza yo kumara abanyarwanda bari mu gihugu iyo muza mukaza wenda mwari kubigenza gute mutisha ntabwo mwari kukibona igihugu ntabwo mwakwica kugira ngo mugahera kuri Habyarimana mukamanura ibindi byose n'abandi bose mukabica kugira ngo mubone uko mwica mufate igihugu ntabwo wafata igihugu wica ngo ugishobore we mwabicucu ntabwo byashoboka murangije mugakoresha abantu b'abanyabwenge mwangiza mukabica ubwo mwaga muzi ko batabyara mwari muzi ko mumaze abantu kandi twari twarokotse ubu rero aho bigeze nabagira inama yo gutuza mukikarima kuko mwabonye ko kwica bidashoboka ngo abantu mubamare mwabonye ko bitakunda nabagira inama yo kwikaruma mukaza mugatuza mugasaba imbabazi cyangwa se mugapfukama cyangwa se mukirukanka ariko mukarekura igihugu mukarekura abana b'Imana murekura ubwoko bw'Imana murekura abana b'Imana ntago ibyo ari byo byose ntago bazabica bazabaha imbabazi mwarakosheje mwarishe abapfuye ntimwabazura mubagarurire ngo mubatugarurire rero ngenda abagira inama yo kwikaruma mukaza mugafata mukabana abandi mu gihugu kuko iki gihugu ntabwo muzagishobora mwenyine ntimushaka kukiba mwenyine ntabwo byakunda no kandi mugishoboye ntimuzi gukora ntimuzi guhinga muri abanebwe mubyemere nta kintu kiza nko kwemera intege nke z'umuntu umuntu akemera ko afite intege nkeya hariko mudashoboye ntabwo mushoboye gukora ntimushoboye guhinga cyangwa mwe murawufite n'ubugome mugabanyije ubugome mukagabanya no kwikura no n'agasuzuguro musuzugura rubanda rugufi ni ukuri kw'Imana babwiza ukuri ko nta kibazo u Rwanda rwagira nta kibazo mwagira mu gihugu nta na kito
ariko nimukomeza kwikanyiza mwica mwambura abantu ibintu byabo ariko mumenya murwaye no mu mutwe hari urumva mugakomeza kwangiza igihugu ugasa murumva abashinya ingahe mukora gutyo ya niko nkura urumva ni nkura urumva iyo yibukuza yibona imyaka ingahe ukora ibyo ngibi ujya mu mahanga urindagira utukana ugira gute yego tata we ubwo se ngo ndari marike ngo hari abantu ngo bapfaga jenoside ngo bagomba gushyikirizwa ubutabera ngo bagira gute arewe ubundi bwo ubibonye ko abantu bapfobya jenoside nyuma y'imyaka 28 bahaba bibiri na 20 nibwo ubonye ko abo bantu bahari ngo bapfobya jenoside kutabimonye mbe yewe we ngo ntibashyushye ubutabera buheze arewe mama we kaka shamura shoboye kabisa Turemaza turakumva ye Izitwa bucaka ikiboko shikono mojeshe cyari cyarazamba kuje rubanda icyo cyatewe makero yewe mubanda nyamwinshi murabe maso kandi we ni se w'inzu n'imyehore iyo jyana ryagaye rishyanga ntwari bitazagaruka mu Rwanda arewe abo ntibahibuka we wapfuye imbwa n'inki kumbatira ye tubaye twubucaka ikiboko siko namujeshe cyari cyarazamba kuje rubanda ibyo byatewe ruhimukiro yewe hey noneho rero ubu ngubu tugeze ku gika cya kabiri cy'ikiganiro tugasoza hari umupapa mwita umuntu mukuru umusaza witwa mwarimu Murere ejo yanyandikiye ibaruwa ifunguye nshaka kugira ngo musubize tubiganireho ndamwemerera ko tubiganiraho ariko buriya tuzanabiganiraho mu gikari ariko ndamubwiye mu gikari arambwira ngo ntabwo ngo ntibari ko ifunguye ibaruwa ifunguye rero iragira iti yahisemo kunyandikira kose ni byiza cyane akambwira ibyiza n'ibibi yanditse ngo Rwanda rugari ibaruwa ifunguye ku mutegarugori umunyarwanda rugarikazi Sylvie Mukankiko mwarimu Gihanga Mureme arashyiraho imeri ye arangije ashyiraho ruwe kuwa gatanu ruwendi kuwa gatanu kuwa 10 z'ukwa gatanu 2022 niho ibaruwa yanditse ibaruwa ifunguye ku mutegarugori umunyarwanda rugarikazi Sylvie Mukankiko mutegarugori umunyarwanda rugarikazi Mukankiko nkurikirana ibiganiro byawe kuri YouTube kandi ntekereza ko nawe ufite uruhare mu iterambere busosiyete ya sosiyete nyarwanda buri munyarwanda ni serire ya sosiyete nyarwanda rero rwose hari ibyo shima mu biganiro byawe ntibyerekeye politiside yakorewe abahutu b'abanyenduga n'abakiga b'inyangamugayo ntibyerekeye jenoside yakorewe abatutsi n'abahutu b'inyangamugayo byose bikozwe n'ababisha b'abakiga b'abanyakazu cyakora hari n'ibyo cyakora hari n'ibyo mbonamo amakosa ibyo ari byo byose ngo uwigaruta uwanga kwibeshya bibaho ikibi ni ukwinangira mu mafuti ibyo nsangamo amakosa akabije ni ukwitiranya monarchi mystico patrionia
y'intekerezo ya nyagasani Ruganzu wa kabiri Ndoli Kitatire na totalitisme post genocide ya FPR Inkotanyi rwose ni regime politique ebyiri zitandukanye. Na sugu kigeri kuri sugu yakiza hesa kunyejuru kuri u ibanza na sugu ntabwo ndi bari sugu cyane ntabwo sugu amasako ntabwo ari nyemeteriza cyane. Kigeri wa kane ndahindurwa wa gatanu ndahindurwa Semuzi nawe ubwe yanditse Semuzi ni M na H na U na N na Z na I ubwe yarabyivugiraga. Rero kuvuga ngo abatutsi bagaruye Kalinga mu Rwanda ni uguhaba cyane no guhabya rubanda. Ni ukuri Kalinga yaciwe n'abakoloniza b'Ababiligi muri 1931 kuvugwa ntiyongeye gukora, ahubwo nyagasani Mutara wa gatatu Rudahigwa Semuco yarabatijwe abo mu Kristo Gatolika apfukama imbere ya Musenyeri Rura de Primo ndetse atura u Rwanda Kristo mwami. Ubwo se gutura u Rwanda Kristo mwami nabyo kandi ni ugukora imihango ya shitani ngo ni ngo ya Kalinga. Abantu bagiye bareka kubeshya no kumanipira. Ikindi bwa nyuma na nyuma Kalinga yaratsinzwe buheriheri irafatwa muri mu 1979 na SCR ya Theoneste Rizinde kandi ifatwa yarashwanyutse. Rero ibyo byarangiye burundu. Nkaba rero mfite ubushake bwiza cyane bwo kumurikira, nkaba nkohereje mu mugereka hasi aho inyandiko Rwema ibisobanura neza cyane. Rwose mbikoze nta ribi kandi ndisaziye, sinkunda ibintu byo gushogoranya n'abana mbyaye. Mbaye ngushimiye umutima mwiza uri bubyakirane. Komera cyane, horana Imana. Mwarimu Gihanga Mureme. Noneho rero hasi hariho ya article yitwa Scientifique Rwandaise FR Rwanda rugari mu ntekerezo z'ubwiru Kalinga yari nk'ibendera ry'u Rwanda rwa kera, ikaba ingoma ingabe cya kimwe na Karyenda i Burundi. Niko article yitwa. Article no kuyisoma ababishaka bazambwira nkayiba cyangwa bakamusanga iwe kuri urubuga rwe bakajya kuyisomeramo. Rwanda rugari mu ntekerezo z'ubwiru Kalinga yari nk'ibendera ry'u Rwanda rwa kera, ikaba ingoma y'ingabe cya kimwe na Kalinga y'u Burundi, karyamahugu y'Ibushi. Kalinga irazira iki? Byandika rwose arabisobanura intangiriro. Inyandiko niyo kwigisha rubanda kugira ngo tabeshwa n'ibitabo by'abakoloni. Ubu rero mubyeyi rwose urakoze kunyandikira, urakoze kushimira ibyo mvuga byiza, ukora kushimira n'ibyo ntavuga byiza, n'ibyo wenda ntavuga bitari byo nabwo nibyo rwose nibyo byiza kungurana ibitekerezo no guhanana no kumva uburenganzira bwa buri muntu kubahirizwa ko kuvuga icyo atekereza nuko yumva ibintu. Ubu niho byagoye kugenda muri sosiyete nyarwanda rwose, aho kugira ngo abantu baterana amagambo cyangwa bapinganywa cyangwa se bagira gute, umuntu akandikira undi ku neza rwose akamubwira ati aha kosora ibi ngibi ntabwo tubyumva kimwe rwose. Demokarasi ndayemera cyane, ndayikunda kabisa, ndayemera rwose, turi muri demokarasi. Ubwo rero ngewe icyo sobanura kuri Kalinga ndabivuze inshuro nyinshi cyane, nzanabisubiramo. Kalinga ntabwo ari ibendera, Kalinga ni system. Ngende icyo yavuga ni system ya Kalinga, ni imikorere, ntabwo ari ikirango, ntabwo ari symbole. Symbole yari yangoma yo ntayo wabona,
ya ngoma bashyiragaho ibishahu narabisobanuye ubushize ko hari ingoma yabaga iri hariya none bakwica umuhutu bakamukuraho ibishahu bakagenda bakayitamiriza ariko ntabwo iriya ngoma ariyo Kalinga. Iriya ngoma ni ikimenyetso ni symbole ya Kalinga. Nkuko nababwiye nkuko abakirisitu bagira umusaraba bakagira amashapure ariya mashapure ntabwo ariyo masengesho ntabwo ariyo ubukirisitu ni imyemerere. Ni imyemerere ukavuga uti ukemera ko Yesu yapfuye bakamubamba ku musaraba bakamukubita bakamumanura akajya mu mva akongera agasohokamo akivanamo akagera akazuka umubiri ukagera ntabyo umenye uwo warengeye Bikira Mariya nawe ntawe amenye irengeye buri irengeye ntamenye irengero rye ibyo ni ukwemera ku bukirisitu. Kalinga nayo rero Kalinga ni ukwemera kuko hari abantu ngo bavuka ari imbuto, hari abantu ngo bashinzwe gutegeka abandi, hari abantu bagomba kurya uko abandi bahinze, hari abantu ngo bari hejuru y'abandi hejuru. Iyo niyo Kalinga. Kalinga ntabwo ari ya ngoma. Ya ngoma ni ikimenyetso nyine n'iryo bendera rye, ahubwo iyo ngoma n'iryo bendera rya Kalinga niyo bashwanyaguje ntawe uzi yiri, niyo barayitwize ntawe ubizi. Ariko imyemerere imitekerereze ya Kalinga yaragarutse, ahubwo umusaza nandikira amubwira nti ingoma ya Kalinga barayimodernije, bayigize mushyashya moderne, ikurikira igera n'igihe tugezemo, igera n'iterambere, igera na tekinoloji, igera n'ikoranabuhanga. Ariko rero imitekerereze ni kimwe na Kalinga yo kumva ko hari abantu bamwe gusa bagomba kurya, bagomba gufata amasambu y'abandi bakabategeka ibyo bagomba guhinga, bagahinga igihingwa kimwe, mbere yo kugira ngo umuntu agahinga umuceri, mbere yo kugira ngo agaburire abana be akabanza kuwushyira afande akazamugendera akazamwishyura cyangwa ntamwishyure. Umuntu yahinga ibigori atemerewe gucamo n'ikigori na kimwe kandi ariwe wahinze imyaka 5. Iyo niyo system ya Kalinga yaragarutse. Ngaho musaza rwose uzampakanye kubyo bintu bidahari mu Rwanda. Igisirikare cy'ubwoko bumwe. Erega Kalinga no kuremera yari ihari. Ariko rero hazagamo ikintu cy'ubuhutu. Abahutu bashyiragamo akantu gashyiramo utuyaga twa gihutu n'igi byose, Habyarimana akatangira kuzana tw'ubuhutu niba bamuhanuye nyine kugira ngo Kalinga igaruke nyakugaruka. Habyarimana yari umurunari, ntabwo yigeze umwemudeni. Bariya bose bambonye umutwe bari abarunari, bari Kalinga. Kuko kuguhekera umwana abaja byo kugira abaja byo kugira abagaragu n'ubu byaragarutse birabyuboye ibyo byarakomeje ntabwo bize bivaho. Birabyubuyaya n'ububoyi nge cyo kwambaye umutegetsi nabica bya n'ubuhake n'uguhaka umuntu akirwa gutekeye akirwa ngo yicaye gutekeye wowe wicaye nta kintu nta ufite imbaraga. Umugore akabona akazagira akirwa yicaye hari hamagara yewe wanzariye amazi shyushye amazi nkarabe. Umugore afite imbaraga, afite 28 29 nta kintu atajya gukora, arakirwa hamagara shyushye amazi ntegera icyayi kura amakara nyanyurira ikariso nyanyurira imyenda wameseye. Ni Kalinga. Ni Kalinga nshya. Kalinga umva ahubwo yaragarutse n'ahubwo abakire abatutsi bakira. Rega ntago abatutsi bose bari muri Kalinga, reka ta hari n'abanyirabuzara. Nta nubwo abavuga ngo FPR ntabwo ari Kalinga. Kalinga iri ukwayo, FPR nigisha ni nk'akana cyangwa se igishibu cyangwa se igishami cya Kalinga. Kuko nabari Kalinga irimo na Museveni, irimo n'abantu bari Burundi bicaye Burundi b'abatutsi bakomeye cyane bari muri Kalinga baricaye Burundi, bicaye Tanzania, bicaye Uganda. Harawe Kalinga ni system ni imyemerere. Ukumva ko ugomba kurya ruko hari abahutu bahinze baguhingi. Abana bawe abakobwa bawe bakareba bagaragara imbere y'abandi bose. Abana b'abahutu biriya bintu bazajya bamisi umwana w'umutu yaje bakamuvugiriza induru. Iyo ni Kalinga ngo ni mubi. Ni Kalinga nuko imeze. Harewe
abakobwa umukobwa ujya ubona akazi bakareba ubwiza ntibarebe ubwenge bakareba ngo ngafite amaguru meza amatako meza amazuru meza n'iki n'ibiki byo gufata abantu ukabagira ibimana bakicara hariya iyo niyo karinga kandi birahari noneho amakanye ko bidahari karinga nabonye kwigarutse neza 100% bamaze kwica abahutu bakurushashe rwose narabikubwiye wa mubyeyi we ndakubaha sinshaka gusuzugura yeganye naho nsuzugura ntabwo nsuzugura ariko iyo umuntu atangiye kuzana ibintu byo gutuka Rwanda rugufi nayo ndamutuka rwose ntabwo nakureka kandi ngo ntiyari gufata ngo akaru yarabyigishijwe bamaze kwica abahutu bakurushashe bakazana burugumesitiri w'umututsi bakazana porokireri w'umututsi bakazana abategetsi bose b'abatutsi ikigo cyacu bakagihindura abaporofeseri b'abahutu bakabafunga bose abandi bakabica nahise mvuga ni iyi niyo karinga twize kera ukuntu yakoraga imyanya yose ikomeye y'igihugu bakayizanamo abatutsi nazo ati karinga ni sisiteme gufata ubutegetsi ahantu hose hakomeye we ukahashyiramo abantu bawe ushaka ko mu bwoko bumwe nibyo bakayibanda barwanyije kandi babigezeho ikibazo ni uko bamaze kubigeraho iriya ngenda yimbwa ngo ntihabyara imana na bya bigo ry'idini umva sinshobora kubabarira niyo wagira uti habyara imana sinshobora kumubabarira cyarapfuye cyahereye mugira nako akubonye Kagame nanda wakubitira agatashiko kandi Kagame wakoze ubugoryi sha urakakorera uragacucu urakamana nubwo nawe wagiye nabi kagera imana ntabwo agomba kumuhanurira nzabisubira reka da jamais ugomba kumuzana kamuzirika ku shimangiro nk'imwe y'ihene kamuzirikaho akaguru gusa ubundi ukamuha ikiziriko ukamuha teritwari azagendaho gusa cyakora ukamura akajya yirirwa agenda aziritse ku shimangiro cyangwa kuyikuraho n'amapingu harewe abantu bakuraho systeme urabona systeme ukuntu imeze umuntu uzabasha kuyikuraho akayikuraho u Rwanda rugufi akarushyira mu mabo ubutegetsi akarushyira mu Rwanda rugufi abaturage bagahumeka murebe ukuntu bamerewe abaturage bo mu Rwanda natwe twese kandi murebe ukuntu tumere naho twahungiye baratugendaho nk'ubu nishira impumpu nkavuga nta nkoda iza kungendaho nirirwa ndwara nazo hano naho nibereye nkatuza nkatunganirwa hari n'izakaza ikintu kikaza kigakuraho ibyo duha turwanira kikica abantu hose ubwo urumva koko umva murebe urugamba turwana mu ruganda bari abantu barimo bafunga bacyuma bande bose barimo bicwa bakizito bande bose barashidi bari abana babo bose barara bati nibiyiga nibagire gute ibi tukabica tukagarura ubutegetsi busaranganijwe Rwanda rugufi n'ifite mu ruhare byarangira umuntu uzaba yarabikuyeho ibingibi mubona hakaza abantu bakabica bose bajye mumbwiza ukuri bakabica bose ntacyo bakoze twese urabona akaza akica mujye mutekereza kure mu nyumve umuntu uzakuraho akarengane nta sasa akoresheje nta maraso amennye yarangiza akazi ikindi kikamwica kugira ngo gifate ubutegetsi nanone cyongere gisubizeho iyi karinga mubona ubu ngubu iyi systeme mubona y'inkotanyi zikora zigenda zikwiza amaroza ahantu hose zica zitukana zisaga abantu aho bihungiye ahantu hose mu gihugu nta muntu uvuze baramwica uvuze barafunga uvuze bagira gute amafaranga bariye ibikorwa byuje za miliyari abana baburara bicwa n'inzara ababyeyi baba abarimu bashingura abana babo badashobora bitwa bagakweto cyarangiza kikaza kikabica habyarima umva ningusanga na mwijuru
nuko utagiyemo bagutwitse nyine buriya na roho ye yahiye ntimugire ngo wenda ni umuriro wahiye gusa ubundi umuntu iyo roho ijya aho uko umuntu apfuye niba umuntu apfuye ahiye na roho irashya niba umuntu aguye mu mazi na roho yigeze mu mazi ikagendamo amazi yo mu isi niba umuntu arashwe ajya mu ijuru iyo umuntu yishwe ajya mu ijuru neza rwose biterwa n'uko umuntu upfuye iyo wisinziriye uragenda unyura ubwo ufite iyo wisinziriye ukajya mu isanzure ukajya wirirwa witembererayo buriya roho yabyara imana yarahiye umva ntimugana muterekera se mwamukure mwanga musomera misa ngo muramwibuka mumwibuka atarahari murasetsa kabisa kandi mbihorera akazi kayo kandi n'abasezereho nuko rero ubwo musaza iyo ageze ndamushubije Kalinga ntabwo yanyigisha ngo arashaka kuyigisha kusobanurira Kalinga ni systeme ntabwo ari ingoma ntabwo ari idarapo none se tuvuge ko idarapo ryubahiriza u Rwanda iriya darapo se ni igihugu iriya darapo se nibwo butegetsi u Rwanda rubereho iya ni idarapo umuntu azamura akamanura naho Imana arishyira iruhande rwe ni sembole yerekana ko ari umunyarwanda nta kindi kakunda u Rwanda ariko systeme y'u Rwanda ukuntu u Rwanda ruyoboye ntabwo ari yabendera u Rwanda ruyoboye abantu bakubitwa bicwa bagira gute ni systeme yoyoboye igihugu ntabwo ari yabendera yabendera ni simbole yuko kugira ngo u Rwanda rubashe kurutandukanya n'ibindi bihugu bavuga bati niba babonye ari amabara bavuga bati uru Rwanda Ububirigi bufite ubwarwo Ubugande bufite ubwarwo Ethiopia ifite ubwarwo Ukraine ifite ubwarwo ibintu byose bifite ubwarwo kugira ngo batabasha gutandukana ibihugu yangoma nayo rero cyari ikimenyetso cy'uko cyerekana ko hari ingoma y'abantu bicaye hari bavuga n'imbuto bategeka bagashahura uwo bashaka bakica uwo bashaka niko yavugaga kuko uyibonye avuga ati okay iriya ngoma ntabwo ari iyacu nk'umuhutu uyibonye ntabwo ari iyacu ifite ba nyirayo ati ningira icyo mvuga ningira icyo nkosa barashahura bakira amabya yanjye nuko bimeze amagambo uvuga yone meza yose byose n'agasanduku ko kuzigama n'uruziga ruzenguruka rukagusanga ukizenguruka wumva umukiza ukagaruka mbasezera abanyarwandakazi mukomere cyane kandi Imana ibahe umugisha mukabatebizaho muri hose